niba hari umuntu watunguwe ni Nyirapasika. Igihe kitari kinini Imana igiye kuguha ijipe ndende nini ishya nguko iri yari nshyashya ntabwo nabonye ruhengeri ariko ndaza kuyibona. Imana igiye kuguha imodoka ya miliyoni zigera muri 35, miliyoni muri 35. I Musanze aho twasebeye, I Musanze aho batuzi, I Musanze aho nakoreye Imana ngenda n'amaguru, I Musanze aho nategaga utugare twijana, I Musanze abariho bampera imodoka. Imana nzayikorera, ntabwo izigera yicuza, ntabwo izigera yicuza, ntabwo izigera yicuza. Ntabwo igisubizo kizigera gituma nakorera Imana. Imana itanga ibisubizo byo ntago bizana Imana. Nzakorera Imana, nta kintu na kimwe cyatuma nakorera Imana. Bakavuga ngo baduhaye amezi turi i Kigali, bagatungurwa no kuba twahabonye gakondo. None uyu munsi yo mfite n'imodoka. Ibi ngibi ni utuntu duto turi guseruka. Hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora uzabibona. Ikintu gitangaje, Imana irambwira ngo bizasoza uri umushumba ntabwo uri umuvugabutumwa. Sinzi itariki bizaberaho, sinzi ukwezi, sinzi umwaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndanezerewe, nshimye Imana iciye inzira ngatambuka kandi ikomeje kundindira muri ubu buzima. Imana yabwa icubahiro. Nshimiye mwebwe mwese mwemeye kuza gusangira n'Imana, mukaza kugira ngo musangirire n'Imana kuri aya meza. Imana ibaha umugisha. Kubw'umwihariko ndashimira umushumba wantekerejeho akantumira uyu munsi akaba yampaye ikaze. Nyakubahwa, nishimiye ikaze mwampaye, kandi ikaze mwampaye nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nshimiye Imana kuboneka mu iteraniro ry'abera. Niba hari ikintu kinezeza ni ukuba mu iteraniro. Ndahandi hasanzwe wagira ngo ntabwo nzi kuvuga, ariko iyo ndi mu iteraniro ry'abera, abambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika. Hanyuma ndi umugore ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro ni Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Hanyuma ndi umunyarwandakazi, ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Banza mbibwiye. Hanyuma nk'uko umushumba bivuze, aha ntabwo ari ubwa mbere ariko kandi si n'ubwa nyuma. Nahamagariwe gukorera Imana, kandi niba hari ikintu kiryoha no gukorera Imana. Imana duhamagaye tutadepoje, ariko abantu barabikinisha. Ntabwo yigeze tubaza imyaka, zika abantu barakaye de. Ntabwo yigeze tubaza akarere, Haleluya! Pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana, pande zose urahari abacuranzi bari Imana, pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana we, pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana we. ubana n'abamuka i Kigali, ukabana n'abantu bavuye mu ntara. Pande zose urahari Imana,
zose urahari Mana we. ni imana ibana n'abazungu ikabana n'abazunguzayi. Hallelujah. Hallelujah. ni imana ibana n'abazungu ariko kandi ibana n'abazunguza, ibana n'abafite abana benshi ariko kandi ibana n'umuntu utari wabyara. Imana yaduhamagaye idapimye uburebure. Yesu we, iravuga ngo bagasongo nibaze n'abantu baresha na ba nyirapasika n'abaresha nawe twese iravuga ngo ni munsi. Maze Yohana nawe aherutse kwandika ijambo riryoshe aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. aravuga ngo uko tuzasa ariko Kristo niyerekanwa tuzasa Nawe. Yesu we, umwana noneho w'Imana, umwana bafite 8 tabura minirivare aba yanditswe mu gitabo cy'irangamimerere. Ndashimira Imana yatugize abana bayo. turi abana b'Imana, dutandukanye n'ingurube, dutandukanye n'inka. Ibazaga twavukiye rimwe naho inka. bakundwa turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data, icyakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera. nukuri yatangiye umurimo ninayiza usohoza. iyakuye Yosefu mu rwobo bene se batarapfa ni nayo ikiri kumwe natwe. iyahaye Dawidi kubaho Sawuli atarapfa. tumenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho. nukuri yatangiye umurimo ninayiza uso. iyabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko ntitaye kuri Skotera. vuze ikinyaruhengeri, vuze ngo kuri Sko, kandi mwebwe muravuga ngo kuri So. ndagerageza mvuge mu kinyakigali. iyabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko ntitaye kuri papa wawe Tera, iyo niyo iri kuvugana nawe ititaye aho uvuka. Hallelujah. iyabwiye Esiteri iramubwira ngo ntitaye kuri imfubyi, ntitaye ko muri hatari we Esiteri we nzaguhindurira amazina. ubundi Esiteri kera yitwaga Hadasa. Esiteri papa na mama bari baramwise Hadasa, byakomokaga ku giti cyitwa umuhadasi. iki giti impamvu papa wa Esiteri yari yaramwise Hadasa amwitirira iki giti ngo cyarangwaga n'ibintu bigera kuri 3. icyambere, iki giti ngo cyagiraga umuzi muremure wamanukaga ukarenga ubutaka ukadaha amazi yo hasi. iki giti ngo ntabwo kigera gitinya ibihe, igihe cyose izuba ryaravaga ibindi biti bikuma, ariko cyo kuko gifite aho kivoma. ndafashijwe. Hallelujah. ndafashijwe Hallelujah. kubera ko gifite aho kivoma ngo ntabwo cyakangwaga n'ibihe. uko niko umukristo wahamagawe n'Imana adakangwa n'ibihe. twe dufite aho tuvoma. badutega iminsi bagasanga twavomye, bakaba bati none
ashilese topayizi. Hallelujah. Bakavuga ngo azapfata abyaye tukaja gusenga tuvoma tukabyara. Hallelujah. Hallelujah. Bati byararangiye tukadaha. Haleluya. Hallelujah. Bagatungurwa no kutubona duhora dutoshe. Yego. Ibiciro bikazamuka tugatoha. Tambara zikaza tugakomeza bakavuga ngo baduhaye amezi turi i Kigali, bagatungurwa no kuba twahabonye gakondo. None uyu munsi wo mfite n'imodoka. Aho. Irasa n'iyi myenda nambaye. Kasubirema ko kana. Ubu mfite imodoka. Nako. Noneho rero ndashimira Imana yashizeho ababyaza b'amasezerano. Yego. Ibyo Imana yakubwiye hari umuntu izabinyuzamo. Haleluya. Hallelujah. Nta mamodoka ari mu ijuru, nta mafaranga ari mu ijuru, amafaranga ari hano. Yego. Itwararike uwo muri kumwe, Imana ishobora kumugira umubyaza w'amasezerano. Apostle Minyoni aherutse kumpamagara ambwira ati mfite igiterane nshaka kubwiriza i Musanze. Ambwira ati arampendahenda, wambabarira ukazaza. Nanjye namubwira nzaza. Ibazeho mvuga ngo sindajyayo. Hari kubura umunsi umwe ati wanyemerera ko ari mwebwe mwatuye Musanze ukanyingingira sheri wawe, umutware wawe. Ubu sinke muvuga mu mazina ni sheri. Maze aherutse kuvuga ngo yahenze mama, ngo ashaka gusubirisha, ngo akajyana izindi, ngo ariko rata nanjye ndi kubibona aho gusaza ndi kuba muto. Ubu mfite abantu bari kumwe bati wanyemerera nkasaba marene, mbese ba marene babaye benshi. Urumva arambwira ati wanyemerera ukambwira umutware kari we uzi Musanze akadushakira hoteli nziza, noneho wakagenda mbere akazaja kuyidutegurira, naho kumbi ashaka kudukorera surprise. Noneho umva kundi Imana izi gutegura abakozi. I Musanze aho twasebeye, I Musanze aho batuzi, I Musanze aho nakoreye Imana ngenda n'amaguru, I Musanze aho natega gutugare twijana, I Musanze abariho bampera imodoka. Nje kukubwira ngo ibyo Imana itaraguha irabigutwaje. Yego. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ni Imana ishoboye byose. Bahanuzi baramanuraga bati niko kutari gukorera perimi, kavuga ntereka baba babuze ibyo bavuga koko. Bati ko tubonye imodoka igutunguye. Iba hari umuntu watunguwe ni Nyirapasika. Nararize ariko yaramarira y'ibyishimo
ko namaze igihe ndira amarira y'umubabaro, ariko ndashimira Imana kandi namwe nimuhumure. Aho tugeze hararuta aho twahoze. Nawe subiza amaso inyuma, uko umeze uyu munsi siko wahoze, siko wahoze. Ni Imana ihindura amateka, Imana ireba mu nda y'ingumba ikabona mu ishyanga. Muyikomera amashi. Mperutse kubwira abantu ndababwira ni ndashaka gukorera Imana kayimara umubabaro abahanuzi b'ibinyoma bayitera. Iyi Mana ntabwo igira inzika, irazirikana. Mana ntabwo igira inzika. Barokore mutegereze ibyo yavuganye nawe izabikora. Wowe komeza uhagarare aho mwavuganiye. Buriya Imana ihagarara ku mukiranutsi. Tole appraise nawe. Kandi ijambo yavuze irinda ibihe n'ibihe. Nta misozi ihagarara imbere y'ijambo Imana yavuze. Nta speed govern ifata ijambo Imana yavuze. Nta Sofia ifotora ijambo Imana yavuze. Nta muhanga mu kuyobya wayobya iby'Imana yavuze. Imana yacu irashoboye. Oya, utananiwe wese ikomera amashi. Turi guhinga mu butaka bwera, ubutaka turimo burera. Mwanyumvise? Tudene hazi. Ndashimira Imana itaturebera muri kavukire. Ndashimira Imana itareba aho twavutse, ahubwo igaha agaciro icyo tuzabacu. Amen. Muracyari hano? Mwarambiwe? Yereka dusome ijambo ry'Imana. Nari mbakumbuye kandi rwose nkunda abantu b'Imana. Nkunda abantu b'Imana. Twageze mu gakiza dusanga ari cyo kigondera buzima. Muranyumvise? Abadafite imiryango tubona imiryango. Abari barajugurunwe tubona agaciro. Muririmbyi yararirimbye ngo icyambere Imana ntabwo ibesha. Wakwereka inzobo Imana igusimbukije. Bonye inzobo zigera kuri 3 Imana igusimbukije. Hanyuma nyuma yo gusimbuka izo nzobo mbonye marayika aguhereje kado iremereye. Imana irambwira ngo hirya yo gusimbuka izo nzobo, cyane ko ari Imana izi gusimbukije, abari bazicukuye abo bari barekereje, nyuma yo kuzisimbuka wakiriwe n'amaboko aremereye kuruta yakujugunye. Amaboko akwakiriye aruta yakujugunye. Hano ubuhanuzi bukomeye ubyumve ko Imana irangiye ngo irashaka halebotre de daizene kukubwira ko ibyo yavuganye nawe yanditse ikongera igasinya. Imana irasinye. Imana irasinye. Abantu bagiye gutungurwa n'ubuzima ugiye kugeramo. Abantu bagiye gutungurwa. Niba hari umuntu ukomeye telegone sense akomejwe n'Imana ni wowe. Hari abakomezwa n'imiryango, imiryango yarangira bikaranga, ariko ukomejwe n'Imana. Imana yibutse ukuntu wanyagiwe, wakubiswe, wahuye n'ibikurusha n'ibikuvuna. Imana yambwiye ngo iguhuhiye mu ngata. Muraho ni Imana ishoboye byose. Umuntu akaja kurara muri hoteli atagiye gukora ibyaha, ahubwo agiye kuramburira Imana amaboko. Imana umuntu akurira indege nta mwene wabasuye. Nanjye nari ngiye mu butumwa bw'akazi ka papa wo mu ijuru,
karyama nkaruhuka kagenda kavuga ariko Mana wanciye iki? Ndashimira Imana itarobanura ku butoni, nta mashuri, ariko Mana mureke mbabwire, ni Imana yomora inguma. Hallelujah, hallelujah. Igafata icomoro kiruta igikomere wakomeretse ikakomora. Ntabwo narinzi ko naryama ngo nsinzire, sinarinzi ko narara mu nzu itari kuva, sinarinzi ko naryama abana bari ku ishuri. Nabyaye umwana wa mbere mbura icyo mwambika, ndi imbere y'Imana ndahera, mwana w'imfura mbura icyo mwambika. Musaza wanjye dukurikirana ajya mu isoko arambwira ngo humura Imana izakugirira neza, ajya kungurira imyenda y'umwana. Byaye umwana wa kabiri mubyara bambaze, mbura amafaranga yo kwishura 8,000. Umutwara arambwira ati ndagukunda ariko nta kindi nakora. Arambwira ngo reka nkubwire inama ya nyuma. Arambwira ngo toroka ibitaro, twabuze 8,000. Ndatoroka ngifite igisebe, maze iminsi ne bambaze. Ntaho naje kwiyomoza kuko nari nagiye ntorotse. Imana iranyomora, bakaja bakoresha ubuki n'isukari. Imana ingirira, ariko reba unyira Pasika uwo byagenze guco ni utuye Kigali, izina rye niryo ryazamutse ngo ndi mu gihe cyanjye. Ntabwo ari ngiriho, ni Kristo uri muri nge. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuvuka ku mugore muto mu rugo kwa papa. Papa agiraga abagore benshi, mama niwe mugore muto. Ntabwo iwacu hakagombye kuva ubwami, ariko ndashimira Imana yanyuranyije amaboko ahari ubwami bwa Satani, uyu munsi yicaye ubwami bw'Imana. Iyo ngeze ahantu nkabona n'abakomya amashi nkumva bari ndavuga Kristo we wanciye iki? Muntu akicara agatekereza kuri nyira Pasika akamugura imodoka ya $1,800,000 kamereza kontake. Imana nzayikorera, ntabwo izigera yicuza, ntabwo igisubizo kizigera gituma nakorera Imana. Imana itanga ibisubizo byo ntago bizana Imana. Nzakorera Imana, nta kintu na kimwe cyatuma nakorera Imana, nta kintu na kimwe. Imana izakomeze kunshoboza. Igihe cyose mpora nibuka amateka, nawe nkwifurije guhora wibuka amateka. Iyo wibutse amateka ntiwica amategeko. Jya nibuka njya kuvumba umuceri ngasezera inshuro zirenze 10 kugira ngo bangarure bampe umuceri, ariko uyu munsi ngo sindi kurya umuceri ngo ndi kuri regime. Aka kanya ngo nshaka kugabanya ibiro. Rekeraho kwiheba, ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ni Imana yica amagambo bavuze igashigikira icyo yavuze. Cambere Imana yacu ndibesha oya, ica kabiri gira imbabazi, ica gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka 1000. Icyambere nabwikibesha oya, ica kabiri gira imbabazi, ica gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka 1000. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Agacu ko guhinduka ugaragaraho, agacu ko guhinduka
yacu twarakubonye mana yacu twarakubonye mana yacu twarakubonye mana yacu twarakubonye mana yacu twarakubonye rekeraho twarakubonye mana yacu twarakubonye. iyi mana ni imana ishoboye byose. mureke dusome ijambo ry'Imana. ndabakunda mwese kandi mbifurije guhura n'ibyo Imana yavuganye namwe. muhumure twahisemo neza. ni umugabo udaharara ngo ahararukwe. ni umugabo utumva amabwire. byo bakuvugaho ntaco bizamara kuko ntiyumva amabwire. niba hari icyo Imana yakubwiye uyu munsi utuze ushire imumu. ntabwo Imana yashizweho n'amatora ngo wenda tugire ubwoba. murekeraho ariko nzagaruke. mwankunze cyane. tera haleluya. nta COVID-19 nta ndwara idakira uzigera urwara. Amen. Diyabete, kanseri, ariko mana we. Hallelujah. Bonye umuntu azanye isaha nini araza araguhereza. ngiye kubona mbona muri ya saha handitsemo ngo urukingo rw'indwara zidakira. Hallelujah. Hallelujah. ntabwo uzicwa n'impanuka. no, hari umumotari wari ukwitambitse kagukoresha impanuka. uyu mumotari yari atumwe na shitani kugira ngo amaguru yawe yangirike, ariko Imana irambwiye ngo ayo maguru yabyiniye Imana ntabwo azacika. uwo muri kumwe Imana irambwiye ngo ikoze igitangaza ku buzima bwe. irambwiye ngo wari uri ku ntebe y'igisuzuguriro. Imana izi kureba iteretswe igukuye kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro ikwicaje ku ntebe y'icubahiro. Imana irambwiye ngo igukuye ku gasozi k'umuruho iguteretse mu butaka bw'umugisha. munyemerere turambure Bibiliya. ndabakunda. ndimo mbona marayika hano mw'iri teraniro. buri wese ari kumuhereza urupapuro, ari kumubwira ngo ngaho andika ibyo ushaka, ndaje nkuzanira igisubizo. buri wese marayika ari kumuhereza urupapuro, hanyuma nkabona rwa rupapuro ruhise ruhesha agaciro izindi mpapuro zose. igitabo cya 4 cy'amateka, igitabo cya Rusi, igice cya mbere turasoma umurongo wa 16. muranyemerera tubirindukeho gato dusome no mu bice bibiri umurongo wa 11. Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 turaza gusoma no mu bice bibiri umurongo wa 11, paje 256. ariko abantu mwateranye Imana ibaha umugisha rwose. ndi kubona kamera nini cyane iruta izi ngizi muri kubona. mbonye iri kugera kuri buri muntu wese. hanyuma numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana
irashaka kwifotozanya n'umuntu wese wicaye mu iri teraniro. Haleluya, haleluya. Witware neza, Imana yororotse ngo mwifotoranye. Amen. Kandi iyi foto izahora imbere y'Imana. Ntabwo inyagirwa, ntifurika, ntibayiba, ihora imbere y'Imana. Imana iyireba yarangiza ikibuka uyu munsi. Yego. Muraho. Dusome mu izina rya Yesu. Ndabakunda gusa kandi rwose utabakunda yaba afite ikibazo gikomeye. Kuko mbonye marayika ari gutanga n'amavuta ngo abantu ngo nibisige. Kabona ibikomere biri gushira. Kabona abantu bari gucuruza. Abantu b'Imana, Imana irabibutse, Imana irabatabaye, mumaze iminsi mukakaye, ariko Imana buri wese imuhuje n'icyo akeneye. Haleluya, haleluya. Amen. Bonye indwara ziri gukira. Bonye turi guhindurirwa ibyiciro. Mbonye turi guhindurirwa. Haleluya, haleluya. Ukunzwe n'abanyamahanga bakwitayeho, Imana isutse umugisha wawe unyuje mu banyamahanga batitaye aho uvuka, batitaye iki. Ngiye kubona mbona abantu baragwerekeje ku kibuga cy'indege, ujya hanze utagiye kwivuza, ahubwo ari amasezerano yawe ari gusohora. Ugaragiwe nk'umwanya, mbona biri kunyura kuri YouTube. Imana irambwira ngo muteretse mu masezerano ye uyu mwaka utararangira. Haleluya, haleluya. Dusome. Kadusome mu izina rya Yesu. Iminota bampaye si ubu ntirangiye ra. Hajya ubwo ninde wari ugiye kunsomera? Ndahari. Ngaho soma, ariko nanjye nzi gusoma. Ndacyereka nanjye ntwara uwo mugisha. Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi yawe mbonye umuntu ari kuvuga ngo inzu ngo ivemo, ngo ugiye kwinjira muri iyi nzu nshasha ya etaje. Noneho iyo etaje mbona hari pisine, bivuze neza ra? Mbona hari akajaride keza, hariho na bya bindi abana bakiniraho. Haleluya, haleluya. Mbona utwana turi kwicunda kuri ibyo. Ndi kwimuka vuba ntabwo mbizi. Haleluya. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwire ngo muhaye inzu nziza. Abantu bazajya baza kureberaho pura. I receive. Bonye haparitse ikimodoka cyiza 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 cyiza. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo ngiye kumuha, nongere muhe, komeze muhe, kugeza ubwo nawe abaye umuterankunga w'abandi. Hazodwetizo onehovi brazine. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi ibyo ntibizatumugwa, ahubwo akomeje kunyubaha no mu bisu. Haleluya, 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 haleluya. Aho somo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe izaba Imana yanjye. Amena. Ariko Mana we, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Ntihazagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Umurongo wa 18. Umurongo wa 18. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Amen. Dusome ibice bibiri. Umurongo wa 11 ari ijambo rivuze ngo Bowazi aramusubiza ati, bansobanuye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uheraho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utaruzi,
12. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, Amina. ugororerwe ingororano itagabanije. N'Uwiteka Imana ya Isiraheli Haleluya. wahungiye munsi y'amababa. Haleluya. Mwakire neza Amen. ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kumenya guhitamo neza. Kumenya guhitamo neza. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Kandi ndimo mbona buri wese yakira umuzingo. Aba bantu turi kumwe bose mu iteraniro, Imana ibigishije Bibiliya. Imana ibigishije Bibiliya. Ko mbonye umuntu aduha umuzingo, buri wese akarya akongera kuza akongera akarya. Imana irambwira ngo buri wese imwigishe Bibiliya. Iyi ni inkuru ndende nshaka kuvugaho mu gihe gito. Umugabo witwa Elimeleki yari atuye ahantu hitwa i Betelehemu. Hanyuma inzara iza gutera i Betelehemu. Iyi nzara ni ya 10 yabayeho. Na mfite umwanya muto, tuzongera kwaganira mfite umwanya. Niyo mpamvu ari igitabo cy'amateka. Hanyuma uyu mugabo witwa Elimeleki kwihanganira inzara biramunanira. Kandi Betelehemu arasobanurwa ngo ni mu nzu y'imitsima. Kwihanganira biramunanira. Abwira umugore we witwa Naomi, aramubwira ngo nibasuhuke bajya i Mowabu. Bari bafite abana b'abahungu babiri, uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni. Hanyuma rero Naomi ntabwo yari gusuzugura umugabo we. Birangira Naomi akurikiye umugabo. Bageze i Mowabu ni ahavumwe, hafite amateka mabi. Hanyuma bageze i Mowabu, Elimeleki ahunze inzara, agiye i Mowabu ngo hareze. Agezeyo Bibiliya igereranya imyaka 10, arapfa. Yahunze inzara, ahuriyeyo n'urupfu. Maze gupfa abahungu be baricara babwira mama wabo bati ntitwaheranwa n'agahinda. Umwe arongora uwitwa Rusi, undi arongora uwitwa Orupa. Hanyuma nabo igihe kiza kugera barapfa. Ariko Rusi mu gihe gito yamaranye n'umugabo we yakibyaje umusaruro. Yaganiriye n'umugabo we mu gihe gito, ntiyarangaraga ngo muri iki gihe ndi kumwe n'umugabo kwiye kukibyaza umusaruro. Akajya abaza umugabo ati mbwira amateka y'iwanyu. Mugabo akamubwira ati wacu ni Betelehemu hateye inzara, ariko nubwo hateye inzara hitwa mu nzu y'imitsima. Akamubwira ati wacu wasonze uyu munsi, ariko ejo ukarya kuko ni mu nzu. Rusaga agahita bibika. Mugabo akamubwira ati maze rero twebwe turi n'ubwoko bwahawe umugisha. Rusa akaba arabibitse. Orupa we igihe yabanye n'umugabo cyamupfiriye ubusa, ntiyigeze amenya amateka. Agendera mu kigari. Bene nk'abo turabafite, udashobora kumubaza iyo ava ngo umubwire ngo amenye yajya, mbese yibereye mu rungabangabo. Kandi n'ubundi Orupa birasobanura umusubira nyuma. Hanyuma rero Rusi niwe nashatse kuvugaho cyane. Mu gihe gito yakibyaje umusaruro. Igihe cyawe ntuzemere ko kigupfira ubusa. Imana ikuzanira igihe kugira ngo wige kandi uvemo uri umuhanga. Hanyuma bombi bitwa abapfakazi, ariko Rusi cyamurushaga yarabitse amakuru afatika. Nisi babona dusa n'abandi, ariko twebwe dufite amakuru afatika kubera iki tuzi bizaba kandi bitaraba. Ndafashijwe. Twebwe tuzi bizaba kandi bitari bya. Hanyuma Naomi ibyago bimubayeho. Naribajije ndavuga ni kubera iki Elimeleki yapfuye abahungu be bombi bagapfa, Naomi ntapfe. Naomi yarashanwe, ntabwo yari yagiye.
ndashimira Imana izi ko turi mu isi. Ubu butaka twirirwaho Imana izi ko ari ikibuga cya Satani. Nubwo bimeze gutyo Imana iduhagararaho. Niyo mpamvu muri ndari ngo nyura mu misozi kanyura no mu mataba ariko ngo hose niko handusha umutima, ariko soza ngo nsaba Uwiteka kugira ngo mfashe. Ndashimira Imana ko izi ko turi mu isi, izi abajanwa, izi n'abagiye, izi ko tugerageza uko dushobo. Humura, aho utuye Imana irahazi. Ntabwo guturana na ntuza bizatuma kurimbuka ko ntabwo bizatuma urimbuka. Aho baburiye niho tuzabonera umugisha, aho baguye twebwe tuzahacika kuko dufite amakuru. turayafite. Muraho twibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana, Yakako wacaniwe n'Imana iranamwenyegereza, ko twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari byayo, kagasura dufite ni Yesu, ibyishimo dufite ni Yesu. Twibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana, murekeraho. Naomi abaririza amakuru bati iwacu ndahazi, n'ubundi umugabo yanzanye, ndashaka reka mbaririze menya amakuru y'abaharindiriye. Rumva umukristo mwiza, menya amakuru y'abaharindiriye. Ngo agira umugisha wo kumenya amakuru ko abantu bihanganiye inzara y'i Betelehemu bari kurya, ko Imana yabibutse ko heze Sayiri. Nawo maravuga ati reka ndemeshe inama y'umuryango, gusa sindababwira amakuru y'iwacu kuko nabamo wabukazi. Arabicaza ababwira ati muzi ingorane nagize, namwe mwarazigize, mwapfakaye mukiri bato, murabona ndashaje kandi mukeneye abandi bagabo, naringize ngo mbasezereho nikomereze iwacu. Uwitwa Rupati nibyo koko mabu egera hino ngo usome. Ahita arini bati dore umwana uhiye, dore umwana ukeye, dore umwana sha. Asoma nyirabukwe. Naomi ababwiye Rusi ati urabona ko mukamugabo wanyu mujye musoma Bibiliya arasigaye, nawe ukwiye gusigara. Rusi ati ngwiki? Naomi ati nyine mukamugabo wanyu arasigaye. Rusi nibwo yahise amusubiza aya magambo badusomeye, aramubwira ngo mawe winyinginga kugusiga ngo ne kugukurikira, namenye ko Imana yanyu ikiza umuruho. Njyewe mfite amakuru, abantu mufite amakuru ntimuzaba uko abandi babayeho. Bamwe bazacogora ariko abazi Imana yabo Bazakomera. nibamara gukomera bakore Ubutware. nukuri tuzabaho, Nukuri. kandi tuzasuzugura ibyaha, ababiryamamo, ababigotomera. Twebwe dufite amakuru ko abantu birinze ibyaha tuzabaho neza. Imana iguha umugisha. Arangije aramubwira ngo njye mfite amakuru, njyewe igihe gito namaranye n'umuhungu wawe ntabwo nagipfushije ubusa. Aho uzagwa niho nzagwa. Imana yawe nizaba Imana yanjye, Imana itareba akavukire, Imana ititaho ko twavutse. Nushaka kuba waravukiye mu kiraro, nushaka kuba waravutse mama ari muri kabari, icyo uzaba
ikivo kiraruta aho uvuka. Aramubwira ngo imana yawe itareba ku moko, iyo ngiyo niyo izaba imana yanyu. Haleluya, haleluya. Ntagira ikizanandukanya nawe hatari urupfu. Uwiteka azabimora ndetse bikabije. Ntumara aramubwira turacyari muto. Rusi aramubwira ati ndabizi ko idahamagara abakomeye, ahubwo ikomeza uwo yahamagaye, kandi ndafashijwe. Nyirarugo aramubwira tuzakenera umugabo. Rusi aramubwira ngo iyo nkurikiye irusha agaciro abagabo, nitanga abagabo, ariko abagabo ntibazana imana. Abagabo, haleluya. Imana itanga abagabo, ariko abagabo ntibazana imana. Imana itanga abagore, ariko nta mugore wakuzanira imana. Tesholo kwezi. Haleluya. Zamura ibiganza. Cyubahiro ni cyawe. Twasomye ngo abonye yuko amaramaje, kwifurije kumaramaza. Mwisi dufite ibiduca intege. Satani agenda kwereka ibihanga by'abo yiciye mu nzira, akakubwira ko utabishoboye. Uzamubwire ngo iyo nakurikiye nishoboye, n'ubundi nje sishoboye, kurikiye Imana ishoboye. Haleluya. Satani nakubwira ngo urabona utagiye kumwara, uzamubwire ngo n'ubundi navutse utabigizemo uruhare. Nakubwira ngo i Kigali ntuzahashobora, uzamubwire ngo no mu cyaro nta siniye yawe nariye, nta pura yawe nabonye. Hoshe. Nakubwira ngo dore ufite umwambaro umwe, uzamubwira ngo navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ko niko Yobu yasubije inshuti ze, baramubwira bati Yobu urarangiye, abana bashize, umugore akuvuyeho, ubwo se uri kubona ubuzima butarangiye? Arabwira ngo hoya hoya, haracari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Haleluya. iyo cyatemwe, iyo datole face kitaranduwe, gipfa kuba kitaranduwe, gipfa kuba cyatemwe gusa. Imana iguha umugisha. Niba Imana yari yarabimbwiye, gipfa kuba kitaranduwe. Kabone nubwo abantu bagikandagiraho bagiye gufunga rase, ntabwo bituma kidashibuka. Kabone nubwo mu cyaro bagishiraho isuka bagiye guharura isuka, kabone nubwo abantu baza bakacicaraho bibeshe bagize ngo ni intebe, iyo kitaranduwe. Ko rero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo hirya y'ubuzima twe dufite ubundi buzima. Nababwiye kiriya giti papa wa Esteri yitiriye Esteri, babwira ko cyagiraga umuzi. Hari ikindi cya kabiri, iki giti ngo cyabaga hagati y'ibindi biti bifite amahwa. Igihe cyose umuyaga wahuhaga, ibindi biti byakikubitagaho bikakijomba ya mahwa, ariko kubera ko gifite aho kivoma, ntacamaho yagitwaraga. Dufite amakuba impande zose, ariko nimuhumure. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana abwiye Yohana ngo nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri. Ndashimira Imana iturindira aho ubwami bwa Satani butuye, bukatureba ariko ntibugire icyo budutwara. Haleluya. Bukatureba tugatumbirana nabwo, ariko ntibugire icyo. Umusaraba niwo bendera ryacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawe, niba utuneshereza murekeraho. Yewe dusoze ko ndi kubona mutagifashwa. Noneho rata, icyo giti ngo cyagiraga n'ibibabi byinshi. Igihe cy'izuba cyo cyahoranaga igicucu. Haleluya. Hanyuma rero ngo abonye yuko amaramaje,
kwifurije kumaramaza bakaguca intege ukamaramaza kabubwira bati sohoka uje kwa mushumbanura ukavuga uti ngewe ndabizi ko itorero ari rimwe ari rya Kristo ukamaramaza ntuhora urahinduranya amadini nkuri guhinduranya imyambaro. Muraho turacyari kumwe muri korari bakwima mikoro kavuga ati nahamagaye n'ubundi navuye mu nda nta mikoro mfashe. Ntugujwe nuko batagwaye mikrofone ngahango nanje se bama mikrofone ngo ndabahigamira gute se uri kubahigamira ijuru barifitiye icyangombwa cya burundu. Icyangombwa gifitwe niyaduhamagaye ni Imana itagira indi mana bibangikanye. Ni umwami udategereje amatora, uwo niwe twakurikiye. Haleluya. Ntuzigere ugushwa n'umuntu. Iyaguhamagaye ni ifite icyangombwa cya burundu. Umuntu nakubwira ngo bayo uzamubwira uti higamira Imana yanjye ikore, ubundi akwiye guhigamira Imana igakora. Kubera iki yatera Imana icyugazi? Nahigamira Imana ikore. Nagusezera bamubwira Imana itanga abantu turacyari kumwe. Ntabwo babwibiye humura Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Hanyuma ngo barajyana. Rusi agenda yambaye udukweto tuvuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma tabara. Agatambara yakubise muzi ukuntu kavuga kavuga ngo hahirwa bafite mu mutima inzira zijya niyo bageze mu gikombe kirabahindura baragihindura. Ntabwo hahirwa abageze i Siyoni, ahubwo hahirwa twe tugifite mu mutima inzira. Abageze i Siyoni sibo bahirwa, ahubwo hahirwa twe tugifite mu mutima inzira zijya i Siyoni. Ngo bagere i Betelehemu abantu bati mbe nawo mata amazina yarahindutse. Kigeragezo gitinze ku muntu gishengura umutima, ariko ikigeragezo utagize mu ruhari kigusiga ukiri inyangamugayo. Ako kantu kandi iyo kimaze iminsi gishengura umutima ariko kandi ikigeragezo utagize mu ruhari kirangira ukiri inyangamugayo. Umva icyo nakundiye Rusi nk'umukobwa k'umumama uhagurutse azi yagiye. Burya umuntu uzi yagiye yirinda gucogozwa n'ibyo abonye. Yagezeyo yirengagiza iwabo ko asize heza. Aravuga ngo nubwo iwacu hari heza ariko hanyise izina ribi. Uranyumvise? Hanze hareza ariko hatwise amazina mabi. Nubwo heza hanyise izina ribi. Aravuga ngo kubera ko nzi icyo nshaka nkwiye guca bugufi. Aca bugufi ngo ahita ajya guhumba avuye iwabo byeze. Niko bimeze uru rugendo turimo rujya mu ijuru. Umuririmbyi yararimbye ngo bakundwa inzira irafunganye. Buriya inzoka niyo mpamvu Yesu yatanze urugero avuga ngo mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma zitagira amahwa. Inzoka iyo ishaje iragenda ikihisha, yarangiza ikamara iminsi 7 itarya ikiyima ibyo kurya. Kavuga ngo kubera ko nshaje ngomba gushaka ubundi buryo kugira ngo isi n'abayo batamfatanya n'ubusaza. Ikagenda ikiyima ibyo kurya. Muri iyo minsi 7 iragenda igashaka ibiti 2 bifunganye biri, ikagenda ikabinyuramo ahantu hafunganye, ikemera kubabara. Kubera iki? Irashaka gusohoka yasize ikibiri gishaje ifite undi mubiri. Amahwa akayijomba ikavuga ati nubwo amahwa ari kunjo ndabizi ko ndi gusiga iki kibiri gituma nsaza, gituma nasambana, gituma nakweskoroka, reka ngisige. Ikiyemeza ikihanganira makuba kuko izi cishaka. Iyo inyuze muri ibyo biti ihita inyuramo cya gihuci inyuma kigasigara hakavamo inzoka y'umusore. Nibwo bavuga ngo kwiyuburura. Mbivuze neza?
uko ngo niko n'ikizu kimeze. Ikizu iyo gishaje kiragenda kikihisha amezi 6, cyarangiza kigashaka ahantu hari ubukonje, cyane cyane ahantu hari urubura, kikagenda kigakubitamwo umunwa. Uko kiri gukubitamwo umunwa, kwa gusaza birarangira, kikongera kikaba umusore. Uko niko umukristo ujya mu ijuru adakwiye kwemerwa gusazishwa n'ibyari byo byose. Muranyumvise? Asize iwabo heze, aragiye aca bugufi, arahumba. Muri uko guhumba hari umugabo witwa Bowazi, ngo niwe wari ufite umurima munini aho ngaho, kandi Bowazi birasobanura ngo muri we harimo imbaraga. Hanyuma ngo yagiraga abakozi benshi. Hanyuma Rusi abwira abakozi abasaruzi, havuga ati mwanyemerera ngahumba. Havuga ati nta kibazo, n'ubundi humba, ubundi si guhumba uragwiza. Ngo igihari guhumba, ndagira ngo nguhanurire nkubwire ko aho Satani yarazi kugiye gukorerwa n'isoni, aho ni Imana ishize ubutabazi. Utabawe bose babireba, ababonye utanga iruhumba batungwa no kubona ubaye nyir'umurima. Amina, amina. Uyu murima duhumba muri mwakano. Haleluya. Bitangira babona nta rugenzo, bikarangira babona tuja Turikiya, bitangira babona twambara bodaboda, bikarangira babona twambaye shinga. Iby'Imana ubundi bitangira ubona nta shusho, ariko birangira ishusho igaragara. Iby'Imana bitangira ubona bidakomeye, ariko birangira bikomeye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bamubwiye bati n'ubundi humbura abona ikizi. Rusi ahomba ari kuririmba ati ntumpiteho mukiza. Umva uko nganya. Ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Igihe ari guhumba, Imana igera kuri Bowazi, aramubwira iti ja gusura abakozi mu murima. Ntabwo yeruka kubasura. Bowazi aramanuka, ngo aho kugira ngo abone abakozi yangaje, ngo abone umuntu uri guhumba. Ndafashijwe. Aho kubona abakozi yangaje, ngo abone umuntu uri guhumba. Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze. Ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana. Gutinda mu butayu ntibivuze ko tutazagera i Kanani. Ntabwo ubutayu bukuraho Kanani, ahubwo Kanani yo yibagiza ubutayu. Vuga ngo amen. Kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi hari ibyo mu gihe barokorewe. Kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi hari ibyo mu gihe abagabo ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi hari ibyo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi hari ibyo mu gihe gito. aho kubona abakozi yangaje amaranye iminsi nabo, habona umuntu mushasha w'umunyamahangakazi. Haleluya. Abaza umusaruzi ati niko uriya muntu uri guhumba uriya? Umusaruzi ati nyine uriya ni umumowabukazi, ngiye kuguhanurira. Iyo uri mu butayu ntubona umwanya wo kwisobanura. Hari abantu Imana yateguye bagusobanura. Abo ntabwo wabona umwanya wo kurwana n'ubutayu, ngo ubone n'umwanya wo kwisobanura. Iyo wisobanuye mu butayu urisobanya. Nta mwanya wabona. Imana yateguye abantu bakwiye kudusobanura. Buriya nsinzi ryo hari uko wakuvugirije induru ari uvugije n'impundu. Haleluya, haleluya. Niyo nsinzi ryo, niyo nsinzi ryo. Mu magambo yanejeje Dawidi ni amagambo Sawuli yamwatuyeho. Sawuli yaravuze ngo mwana wa undushije gukirana, ni nacyo kizatuma Imana ikomeza ubwami bwawe. Niba hari ubuhanuzi buryoha nubwo duhanuriwe n'abanzi.
akakubwira ngo uzabyara ntakiriho agomba gupfuka abyara nyine. ni ukuri. Uzacuruza ntakiriho agomba guhigamira ugacu agapfa. niba hari iteraniro rindyoheye. Haleluya, 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 haleluya. Ndabyemeye nzagaruka. Wow. Nta guhendahenda birimo, ntabwo ngo wowe kabyara we ngo wowe gaheka we, njyewe ndabyemeye nzagaruka. Wow. Hanyuma boss ahita ahamagara Rose, aramubwira ati mukobwa wanjye bansobanuriye, muje gusoma Bibiliya, baransobanuriye, si weho wisobanuye. Baransobanuriye buryo ki wasize so na nyoko. Haleluya. Oya, Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utazi. Aho tujya hari ikintu hararuta aho twavuye. Yego. Aho tujya Sheloho d'intrizine. Ibi biganza ntibizaburemwa amafaranga. Amina. Ntabwo uzicwa n'impyiko. Bonye marayika avoma amaraso mu mpyiko, arambwira ngo ntabwo azatunga impyiko itarize. Mana yanze ko bagutwerera impyiko. Biganza bya Imana yongeye kuri umugisha, izina ryawe ryongeye kumenyekana, bagutesha agaciro baramwaye, bakwikubisa imbere. Niko Imana ivuze. Haleluya, 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 haleluya. Nari mvuze ngo aho tujya hararuta aho twavuye. Twavuye dutambitse ibirenge, uyu munsi ibirenge biragororotse, kandi aha tugeze tuzagera n'ahandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bane ngo umugisha. Imana ni isoko idakama aho ituruka, kandi isoko ituzura aho ijya. Aha tugeze tuzagera n'ahandi. Ni ukuri. Haleluya, 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 haleluya. ntabwo iby'Imana bigarukira ku mamodoka gusa. Hirya y'amamodoka dufite ubugingo, hirya y'amazu dufite ubugingo. Haleluya. Haramubwira tumva rero ntiwongere guhumba. Korera wo muri kumwe mu kiganza umubwire ngo ntiwongere. Amateka arahindutse. Tuwongere gutinya umurozi. Tuwongere rwose ngo wahombye, ubonye inyungu zisikamira igihombo umaze n'imesi. Uhere aka kanya urajura yora haramumi, urajura yora. Noneho hari nawe yamubwiye ngo nugira inyota uranywa ku mazi bariya abasore bavomye. Nabavushije nababwiye ngo ntihagire ukubuza. Dufite Imana ikorera mu itegeko, irategeka tugatura mu itongo ry'ukwanga, irategeka ugatura mu biganza by'uwavuze ngo dushingira bakiriho, turya igaburo baravuze ngo ntituzarirya. Imana yacu ikorera mu itegeko, kandi igihe cyo kurya nikigera. Ntabwo uricarana n'abakozi, uraza dusangire. Ari naho yamubwiye ngo ntuzasubire guhumba mu yindi mirima. Aha ngaha.
Rusi ngo arayora asangira na Bowazi ngo atashe yahuraga n'abantu batuvuye ati mvuye gusarura ngo agere kwa nyirabukwe ati ni mu murima wande. Hahirwa wakwakiriye niko nyirabukwe yamubwiye. So trade nas byarangiye Rusi aho kuba aho guhumba agataha ahubwo bibibye biba ibye. Haleluya. Aha uri guhumba niho dusaruriye kandi ni ibyacu. Amina. Ni ibyacu, ni umurage Imana yaduhaye. Amen. Amen. Bowazi aramukunda babyarana uwitwa Obedi. Yesu we. Haleluya. Buriya Dawidi akomoka kuri Rusi. Reka nkubwire, noneho Orupa kubera guhitamo nabi Goliyati akomoka kuri Orupa. Iyo niyo ngomo. Burya Goliyati akomoka kuri Orupa. Orupa iyo uhisemo nabi ubyara umwanzi w'abantu b'Imana, ubyara umwanzi w'Abayisiraheli. Ariko turashimira Imana yashigikiye Rusi wahisemo neza akabyara Dawidi, kandi kuri Dawidi ni naho hakomotse igisekuru cya Yesu. Yego. Haleluya. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Orupa ni nyirakuru wa Goliyati, ntabwo mwari mubizi. Orupa iyo hisemo nawe ubyara Goliyati, muhaguruke tubwire Imana ngo dushoboze guhitamo neza. Dushoboze guhitamo neza. Aho abandi bari kugotomera ibyaha, twebwe duhitemo gukiranuka. Abandi bari gucuruza imibiri yabo, twebwe turacuruza ijambo ry'Imana. Haleluya. Abandi bari kujya hanze bagatera Imana kwicuza, twebwe tuzurira indege tugiye kuvuga Imana neza. Haleluya. Imana ihimbaza. Shotre do 13 ino hano ukuteye intambwe Imana irambwiye ngo ibigusigingiza bitaye agaciro. Bonye uri kurira ku meza meza, Imana irambwiye ngo yongeye kuba ku buzima kuruta uko umwanzi yari yarabusenye. Genda wihagararire hariya tujye gusenga, tujye kubwira Imana ngo dushoboze kumenya guhitamo neza. Niyo password. Mana turagushimiye, urakoze kubana natwe, waratuhamagaye. Ntabwo wigeze utubaza imyaka, ntiwigeze utubaza akarere. Umaze kuduhamagara twasanze ari wowe umubyeyi uheka neza, uheka imfubyi zikiyumva ko zifite ababyeyi, uheka abapfakazi ukabibagiza umubabaro, utoragura umuntu utitaye ku bamujugunye, uha umuntu agaciro utitaye ku bakamwambuye. Uri Imana ishobora byose. Ishobora byose. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ikiza umuntu karande. Uri Imana yica karande. Uri Imana iterura umuntu ukamutereka mu mugisha. Todo tedo shaida ube. Tugushimiye iteraniro ryiza ry'umugisha. Imana irambwiye ngo nimwumve, ntabwo muzaruhira ubusa. Yemwe abumvishira ijambo, yemwe abumvishira ijambo bagihumeka we, Imana ibahuje n'umugisha urambye. Bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha, muzasuzugura isi, barinze kuyoborwa nayo, ahubwo mwebwe muzayiyobora. Bahaye imbaraga za none n'iz'ejo hazaza. Rwanya intambara mudashoboye, ndabatwikiriye isi zabashaki babure. Bahereye umugisha abandi baburiye, barokoye akaga kaje. Rwanya intambara, nongeye umubare mwinshi w'abakizwa, buri wese atega ibiganza. Muhuje n'ibyakugirira umumaro, yewe akira ibyakugirira umumaro. Ndi Imana ihesheje agaciro umuntu wandika
yarikiye imana yavuze ngo urwo rupapuro yarusomye imuhaye igisubizo. Umuntu ufite icyifuzo cya perime imana irayimuhaye. Uyu muntu watse viza ntasubizwe ntiyakira igisubizo. Imana itanze umugisha urambye kandi bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha. Imana yubatse ingo zari zisenyutse. Imana irambwiye ngo buri wese wateranye imwibarujeho, imwibarujeho, ibibarujeho, ibibarujeho, ibibarujeho. Iravuze ngo igiranye namwe amasezerano atesha agaciro andi masezerano. Umuntu ufite pasiporo ayizamure, n'uyifite muri telefone ayizamure. Ndagushimiye ko izi pasiporo hatewemo kashe. Ndagushimiye ko uyu muntu wari ufite randevu yo kwa muganga umukijije ataragira ahajya. Ndagushimiye ko pasiporo Imana iziteyemo viza. Asante Yesu. Imana ibahaye kurama mu gakiza, barinze kugushwa n'ubusa. Tagoropen iravuze ngo kuko mwatinze imbere yanyu nayitinze mu byanyu. Tole goshe dontraise. Uyu muntu wataye ibyangombwa arabibonye. Uyu muntu wari ufite icyifuzo cyo guhura n'umuntu uri muri Australia, Imana irabikoze. Uyu muntu ufite ubutumire bwo muri Amerika, Imana irabikoze. Imana ihaye abana bacu ubwenge. Imana yubatse ubuzima bwacu, ihojeje amarira abantu bari bari kurira, abantu banzwe n'imiryango, abantu bavuzwe n'abo bagiriye neza. Imana yavuze ngo mwakire icyomoro kiruta igikomere mwakomeretse. Turagushimiye ko aho twahombye ari naho habaye hacu. Tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu, ntituzakuvuna none n'iteka ryose. Amen. Amen. Bakatuganire. Aya ni yawe nyuma niyaza mu itorero ngawunyime wagewe. Ibyo ni ibyacu. Ariko uri umukozi w'Imana. Reka mpanura ubuhanuzi nahawe. Ndagira ngo muhanurire. Imana mbwira ikintu gitangaje ndatangara. Imana irambwira ngo ntabwo ubutumwa bwawe ari ubwo mu Rwanda hano. Imana ikujyanye mu mahanga ukajya kuvuga ubutumwa mu bakomeye. Nagiye kubona mbona agatuti karekare kanini, mbona uhagaze ahantu abantu bari hasi abantu bari hejuru. Imana irambwira ngo ugize urugendo rutunguranye, ugiye kurira indege utagiye kuruhuka, ugiye kuvuga ubutumwa. Uzakubitaho igihe kirenga ukwezi. Uko kwezi kuzenda gufata nk'ukwezi kwa kabiri ugaruke, uzahita wongera ugira ubundi butumire. Imana irambwira ngo ntabwo uzatura mu nzu iciriritse, ugiye kuzubaka inzu ya etaje mu iki gihugu igeretse. Niyo nzu Imana avuganye nawe. Uzajya winjira muzamuka amayesikariye ubwira abantu ngo ni Imana yari yarabimbwiye. Mbwirwa icya kabiri, Imana irambwira ngo iyi modoka nintangiye ubuzima. Reka dushimire umushumba wabikoze Minyoni, agafungura ubuzima bwawe gutunga imodoka. Yarakoze cyane, ariko igihe kitari kinini Imana igiye kuguha ijipe ndende nini ishya nk'uko iri yari nshyashya. Ntabwo nabonye ruhenge ariko ndaza kuyibona. Imana igiye kuguha imodoka ya miliyoni zigera muri 35. Miliyoni muri 35. Imana irambwira ngo mubwire ngo kuko yemeye kunkorera, akemera guca bugufi, akemera ko mutuma akagenda, nanjye ngiye gusoza ibyo navuze. Imana yakubwiye ibintu bikomeye ntabwo urabibona. Ibi ngibi ni utuntu duto turi guseruka. Hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora uzabibona. Ikintu gitangaje, Imana irambwira ngo bizasoza uri umushumba, ntabwo uri umuvuga butumwa. Sinzi itariki bizaberaho, sinzi ukwezi, sinzi umwaka. Imana yambwiye ngo uri umushumba. Iyi evangeliste izavaho, uzaba umushumba. Ikintu gitangaje Imana irambwira, ivuko ryawe irakurahira ntuzongera kujya gutura iyo wavutse. Ni Kigali, uzava ni Kigali ugiye i Burayi. Nuko bisangiye. Imana irambwira ngo ngubwire ntuzigera ukenyuka. Mu muryango iwanyu harimo umwuka wo gukenyura abantu, ariko wowe imyaka 100 uzayigira uyikandagire muri 100, uzayikandagiraho uyivuge ngo 100 ndayikandagiye, kandi uzaba utari wafata akabanga, uzaba utari wunama. Imana izaguhakurana. Umwuka w'Imana arambwira ngo Imana igiye kuguhera abana amashuri. Donc ibigo by'abana birahindutse. Umugabo wawe wabonye ibyo gukora byagutse. Guhera none uyu mwaka niwo mwaka umugabo wagiye gukora cyane. Natangaye cyane. None Imana irambwira ngo Imana igiye kumuha gucuruza amamodoka. We
agiye kujya ahindagura amamodoka umugabo wawe, ariko nzamubona yemwe, sinari namubonaho. Hari umusore uzamunzanira, reka dushimire Imana akazamuzana. Umugabo wawe ni umunyabwenge cyane, ni umuhanga, ariko yaciye mu ishuri kugira ngo azumve umuhamagaro wawe. Imana yemera kumucisha mu ishuri, yemera kugira ibyo imwambura, usa naho ubaye amaboko, ariko igihe cyageze ngo imugire amaboko, imuhindure umugabo nyamugabo. Agiye kwicara mu bitaramo by'abakire, azicara mu bitaramo by'abakomeye, kugira ngo muzasaze mufite umugisha wuzuye. Iciye kuri we, iciye kuri wowe, hose impande zose igiye gutangamo umugisha. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Imana yambwiye ngo imodoka ni wowe ugiye kujya witwara. Nabonye perime, mbona ubonye perime, ubonye perime mbona uritwaye. Shanda uzigera ukora impanuka mu buzima utwaye imodoka yawe, uzari gusaza. haleluya haleluya. Uzigera ukora impanuka. Imana igiye kuguha gutwara imodoka mu mutwe no mu maguru no mu mutima, ku buryo umva no mu birometero Imana izajya ikumvisha ibiriyo, ku buryo uzajya utwara, ntuzigera ukora impanuka y'imodoka. Reka dushimire Imana ibikoze. Reka tuyikomere amashyi. Ndagira ngo duheshe abantu umugisha. Iri torero ryacu dufite mwazibonye, turi hano ntabwo ari iwacu, turakodesha ariko tugiye kubaka. Ninde muntu wumva nge na nyira Pasika twamusabira umugisha agatanga